na P 100 birashoboka cyane. P 1000 urumva nyine ubushobozi buba butangiye gusa n'ubugenda bwegera hejuru, ariko birashoboka. None se wagusubiza 2008 cya 2009 cya 2010 wahagusubiza, wakibikaho bitcoin zingahe? Iki kibazo muze kukinsubiza. Mu by'ukuri mureke dushimire kuba timu ya Pi Network iyo idahwema kutwapudetinga umunsi ku munsi aho poroje cyangwa umushinga wavuye, naho ugeze, naho uri kugenda ugana. Nk'uko mubibona rero hano dashboard za mining ya Pi Network zahindutse. Urabona ko dufitemo itangazo rishyashya duhawe na kuba timu ya Pi Network, aho bongeye gusa n'abaduteguza cyangwa n'abaduhereza integuza cyangwa batubwira ngo tube tayari ku makuru azatugezaho, nk'uko babitangiye babiduteguza kuri X cyangwa kuri Twitter. Nanone urabona ko baduhereje itangazo hano muri dashboard za mining ya Pi Network. Abano ni abantu babiri ari nabo ba nyiri umushinga, aho Dr. Nicolas Kokaris ari nawe Head of Technology muri umushinga, hanyuma hagakurikiraho Dr. Cheng Diaofani ari nawe madamu wa Nicolas, akaba ari nawe uhagarariye product muri projet Pi Network. Aho iyi update yabisobanuye neza. Mu by'ukuri kuba timu ya Pi Network ntacyo idakora. Natwe nk'abapayiniya cyangwa nk'abayuza b'uyu mushinga, icyo dusabwa ni ukuba maso, twahora turi updated, kubera ko isaha n'isaha open mainnet yaba, kubera ko biragaragara ko ibikorwa by'umushinga wa Pi Network biri kugenda bigana cyangwa byegereza ku musozo. Aho Dr. Cheng Diaofani niwe uzabanza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026, kubera ko nanone consensus cyangwa n'ubwumvikane bw'uyu mwaka wa 2026 aribwo bazagaruka cyangwa bazagaruka nanone kuri iyi proje. Bazababarizamo ibibazo byinshi. Hari abazabaza kwa kiriya giciro nanone cya gisivi 314,159 by'idolari. Hari abazabaza buriya ku bigendanye na ramadaps ari muri ecosystem ya mining ya Pi Network. Ariko by'umwihariko ikiganiro cyo kirateguwe, ibyo madamu wa Nicolas azavuga cyangwa ibyo Dr. Cheng Diaofani azavuga birateguye. Badurije summary, ndetse n'ibyo Dr. Nicolas Kokaris azavuga nabyo birateguye, hari summary yabyo. Ariko nubwo bimeze gutyo, hazagaragaramo ibibazo byinshi bigendanye n'iyi projet cyangwa n'umushinga wa Pi Network. Ndabizi neza ko ntibazabura cyangwa ntibazabura kubaza ese full open mainnet izaba ryari cyangwa murayiteganya ryari. Ntibazabura kubaza ko ari amadaps ari muri ecosystem ya mining ya Pi Network. Muri make dushonje ndagira ngo dusome iyi update twose cyane, rero diteko dufunika ikiganiro cyacu. So reka mbere na mbere ngaruke ku bantu bakeneye kohereza amafaranga mu bihugu by'abaturanyi cyangwa mu bihugu byo hanze cyangwa ku migabane, yaba ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya, haba muri Amerika, haba Europe. Aho waba uherereye hose, ushobora no kuba uri kuri iyo migabane ushaka kohereza amafaranga muri Afurika, ushobora no kuba uri muri Afurika muri rusange ushaka kohereza amafaranga ku wundi mugenzi wawe uri mu kindi gihugu. Nk'urugero, ushobora kuba uri mu Rwanda ushaka kohereza amafaranga muri Tanzania cyangwa muri Kenya cyangwa mu Burundi cyangwa Uganda. Ushobora kuba uri South Africa cyangwa wibereye Mozambique, wibereye Malawi, wibereye Zimbabwe. Aho waba uherereye hose ushaka kohereza amafaranga undi muntu wenda uri mu gihugu utarimo, ni ibintu byoroshye cyane. Uze kutwandikira no kuri Mborosha Mining TV. Izo serivisi turazigufasha kandi ibintu bigende neza cyane. So update rero ni iyi ngiyi, ni consensus 2026. Okay, the Pi founders will both take the stage as speaker at Consensus 2026 conference. Dr. Cheng Diaofani will deliver a presentation exploring how Pi blockchain infrastructure, verified identity, and globally engaged network can support utility-driven product and AI businesses model. Reka dusobanura aka kantu ka Cheng Diaofani.
naho Dr. Nicholas Kokarisi will join a panel discussion on human identity and authenticity in AI world. Don't miss these founders at Consensus 2026 in Miami kwa ziriya tariki cyangwa mwakora kwezi kwa gatanu. Aha mu by'ukuri ni update yumvikana kandi nziza cyane, aho bigaragara ko iyi Consensus izagaragaramo ibibazo byinshi cyane, ko bigaragara ko n'umushinga uri kugenda ugana ku musozo. Nimba KYC agenda atangwa ku bwinshi cyangwa atangwa yaranakozwe, tukatubona iby'ibanze cyangwa first migration cyangwa gutanga coins ku nshuro ya mbere byarabaye, hakabaho n'inshuro ya kabiri cyangwa icyo twakita second migration byarabaye, inshuro ya gatatu nk'uko Kwatim yabisobanuye muri update yigeze duhereza, inshuro ya gatatu coins zizajya zigenda zitangwa mu byiciro cyangwa mu buryo bwa period, aho wenda buri kwezi bazajya bakugenera izi ngizi wenda bitewe n'izo uzaba ugize ute ugejejemo. Hanyuma Dr. Cheng Diaofani cyangwa madamu wa Nicholas ari nawe uhagarariye product muri umushinga wa Pi Network azagaruka ku bigendanye will deliver presentation exploring how Pi blockchain infrastructure, verified identity and globally engaged network can support utility driven product and AI era business model. Navuga ngo azagaruka uyu Dr. Cheng Diaofani azagaruka mu by'ukuri ku bigendanye n'aho umushinga wavuye, n'aho ugeze, n'aho uri kugana, n'aho ibikorwa biri kugenda biganisha, hanyuma n'uburyo ki ubuhahirane cyangwa n'iri faranga rigiye gukoreshwa n'isi yose cyangwa n'isi yose yakikonegita cyangwa n'amabizinesi yakihuza n'uyu mushinga mu buryo bw'ubuhahirane, cyane ko ari n'ifaranga rizaba rigiye gukoreshwa cyangwa rizakoreshwa n'isi yose mu buryo bw'ubuhahirane cyangwa mu kugura no kugurisha muri iyi si ya AI. Hanyuma Dr. Nicholas we azagaruka ku bigendanye n'ama-KYC cyangwa will discuss on human identity and authenticity in AI world. Mu by'ukuri bitwe twabivuzeho kubera ko bisa n'ibyateje ikibazo cyangwa uko isi iri kugenda itera imbere, agenda avuka ibibazo bigiye bitandukanye, aho twabonye ko n'amaroboti cyangwa AI ubwayo nayo ishobora gucreatinga imyirondoro ijya gusa n'umuntu, cyangwa ku buryo udashobora gutandukanya ifoto ya AI cyangwa n'ifoto y'umuntu iririyo, cyane cyane nka head of technology muri project cyangwa muri umushinga wa Pi Network. Dr. Nicholas Kokarisi yavuze ko ari ibintu bisa n'ibicanganye ku muntu udasobanukiwe ibintu bya tekinoloji, ariko nanone avuga ko ari ibintu byoroshye azanabisobanura cyangwa azanabivugaho kwa ziriya tariki cyangwa kuriya munsi, ari niyo mpamvu yahamagarije cyangwa yashishikarije abantu by'umwihariko babarizwa mu gisate cya cryptocurrency cyangwa cy'ibintu by'ifaranga koranabuhanga, cyane ko buriya na AI nayo iri kugenda ijya ku rundi rwego cyangwa yerekana imbaraga zidasanzwe. Yavuze ngo dushonje duhishiwe, byose azabisobanura kwa ziriya tariki. Ubwo bivuze ngo uburyo cyazabisobanura cyangwa azabitangaza cyangwa ikiganiro kirambuye tuzakimenya kwa ziriya tariki cyangwa kuriya munsi, aho madamu wari uzabanza hagakurikiraho Dr. Nicholas Kokarisi ku munsi uzakurikiraho. So nabwira ngo nimba uri mushyashya akaribwo bwa mbere ugeza no kuri Mbarusha Mining TV, kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari amakuru wicara ufite amakuru yamenyere mu bantu ba mbere, kubera ko buri ikintu cya mbere ni amakuru. Ufite amakuru ibintu byose biba bigize ute, biba bimeze neza cyane. Hanyuma ndagaruka ku bantu bakeneye amacoins agiye atandukanye. Ushobora kuba ukeneye Sidra, ushobora kuba ukeneye Ruby, ushobora kuba ukeneye Picoins,
birashoboka cyane. Ushobora kuba ufite nayo macoins ukeneye cash, birashoboka rwose byose, kubera ko hano kuri Mbasha Mining TV tureba uburyo ki bwa buy and sell, cyangwa iyo ukeneye coins turaziguhereza, niyo unazifite ukeneye cash, izo serivisi rwose zose tuzikoraho kandi ibintu bikagenda neza 100%. Okay, so twese cyane ahangaha murabona ko turi muri chat iri faranga ryacu rya P Network. Ese mu by'ukuri wenda ushobora kuba warakoze mining ya P Network ukererewe, cyangwa ukayikora ugatangirana nayo ariko ukaba utarahabwa KYC, cyangwa ukaba warahawe migration ariko P zikaba zigifunze, ariko nanone ukaba utekereza ngo ese Open Mainnet iramutse ibaye mu kwezi gutaha cyangwa mu mezi 2 ari imbere ntarabona P kuri available balance, nabyitwaramo ute, nabigenza ute, P nazikore zo kwifashisha, cyane ko P zose ziri hanze cyangwa ziri muri circulation ni zimwe twagiye tubisobanuraho iminsi myinshi. So uyu munsi rero urashobora kwibikaho P mu buryo bworoshye kandi bugaragara cyangwa bwizewe cyangwa bwagaragajwe na kuba timu ya P Network ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ubwo habagaho full open network, kuba timu ya P Network ikemerera andi ma network kwikonegita na Picoin cyangwa n'iyi projet, ari naho habaye cyangwa urukuta rwa firewall rwavuyeho, ku buryo ki umupioneer wese cyangwa undi muntu wese ushobora cyangwa wari we wese ushobora kwibika coins mu buryo bworoshye, cyangwa ushobora kubona coins mu buryo bworoshye, zaba izo kwifashisha muri ecosystem za mining ya P Network. Murabizi ko n'aba developers bagiye bifashisha izi coins, haba uburyo ki bwo kwifashisha uri gufungura P zifunze, mwabura buryo ki, kubera ko hari uburyo ki wallet yabaga activated ariko ukabusabwa P cyangwa ibice by'amapi kugira bijye kuri wallet yawe, kugira wemererwe kwimura za P zawe zijya kuri available balance. Ngira ngo ibyo mwagiye mubibona, abenshi bagiye bifashisha izi P zagiye zigaragara ku ma exchange. Rero niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ese habayeho full open mainnet utaribitse P, urumva utabugize ute uhombye. Uyu munsi rero nabwira ngo ahangaha P iri mu by'ukuri ni amahirwe adasanzwe, ni umugisha twagize. Uyu munsi hano urashobora kwibika P 10 mu buryo bworoshye, urashobora kwibika P 100 mu buryo bworoshye, urashobora kwibika P 1000 mu buryo bworoshye, na P 10,000 birashoboka cyane, kubera ko kuba timu ya P Network ubwo buryo yarabworoheje cyangwa yarabwerekanye. Nubwo ejo cyangwa ejo bundi cyangwa mu kwezi gutaha cyangwa mu myaka 2 iri imbere cyangwa mu mwaka utaha, nkuko twagiye tubigaruka tutanze urugero ku yandi macoins, urugero za Bitcoin, za Ethereum, za BNB, za Solana, byarashobokaga kuzibikaho nk'uko uyu munsi wa none ushobora kwibikaho P-coins. Birashoboka rero ko mu myaka nk'ibiri iri imbere cyangwa mu mwaka umwe cyangwa mu gihe habaye full open mainnet, aya mahirwe uri kubona uyu munsi wa none kuri P-coin uri kwibona nko muri 0.17 by'idolari, ko mu mwaka umwe iri imbere cyangwa mu myaka 2 iri imbere cyangwa na nyuma y'iyi consensus ya 2026 ushaka kuzabona P cyangwa kubona iyi P imwe bidakunda kandi warayibonaga muri 0.17 by'idolari, cyangwa warabonaga kubona P 10 byoroshye cyangwa P 20 cyangwa P 100 byoroshye. Na Bitcoin ndagira mbibutse ko niko byari bimeze, byari byoroshye. Na BNB byari byoroshye, na Ethereum byari byoroshye, na Solana yewe byari byoroshye. Rero mujye mufatira urugero kuri ayo macoins akomakomeye uyu munsi wa none, hanyuma uhereho, cyangwa urwo rugero mba nguhereje uruhereho wibikaho P-coin cyangwa ukora mining ugwiza amacoins menshi. Uyu munsi wa none na P 10 nta muntu utazibikaho uyu munsi wa none, na P 100 birashoboka cyane, P 1000 urumva nyine ubushobozi buba butangiye gusa n'ubugenda bwegera hejuru, ariko birashoboka. None se wagusubiza 2008
cya 2009 cya 2010 wahagusubiza wakibikaho bitcoin zingahe? Iki kibazo muze kukinsubiza. So ndi gusoza mbashimire cyane kubw'umwanya wanyu mutanze cyangwa umwanya wanyu mwigomwe mureba ikiganiro. Nimba ugikunze ukore share kuri bagenzi bawe, ukande subscribe, comment yawe irakenewe, ibyo twakosora cyangwa ibyo twazongera mu kiganiro cy'ubutanga cyangwa ibyo twazavugaho, natwe turahari ku bwanyu nka Barusha Mining TV ngo tubikoreho. Ciao ciao, ndabakunda cyane.